ntacyo Imana yaciyoberwa kuko yo ntabwo igitungurwa byose irabizi izira impamvu y'uyu mubabaro dufite uyu munsi yego nibyo ubuzima ni bugufi niyo mpamvu dukwiriye gukora iby'ubutwari kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza ninyuka Azariya yakoze iby'ubutwari byinshi mu gihe cye mu kuririmba ndetse no kubwiriza no kuyobora ibitaramo bitandukanye yagize uruhare mu iyubakwa ry'insengero no kuri uyu mubyeyi yarakoze cyane kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza izahanagura amarira yose ku maso yawe kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize bizera mureke ubunebwe dukorane umwete igihe kikiriho twubake ubumwe turangwe n'urukundo ubuzima bwacu bube mu Mana umunsi ku munsi turatungurwa twitegure tugihumeka tubintwari biraharanirwa kora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu yose izaduherekeza uyu munyabigwi uyu munyabigwi
ntacyo Imana yaciyoberwa kuko yo ntabwo igitungurwa byose irabizi izira impamvu y'uyu mubabaro dufite uyu munsi yego nibyo ubuzima ni bugufi niyo mpamvu dukwiriye gukora iby'ubutwari kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza ninyuka Azariya yakoze iby'ubutwari byinshi mu gihe cye mu kuririmba ndetse no kubwiriza no kuyobora ibitaramo bitandukanye yagize uruhare mu iyubakwa ry'insengero no kuri uyu mubyeyi yarakoze cyane kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza izahanagura amarira yose ku maso yawe kandi urupfu ntiruzaba ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize bizera mureke ubunebwe mbere ko mvuga nagira ngo dukora ababurada banjye baze hano kuko bimwe mu byo ngiye kuvuga ni byo dusangiye uko bibabwiye kandi mubibona nisanze mu muryango ndi umukobwa umwe muri aba basore uyu munsi byari bigoye kugira icyo mvuga ariko ndashimira cyane pasitoro wacu nimugoroba hari ikintu yavuze kimpa imbaraga
igitaramo cyari gishyushye, hanyuma turi gusoza aravuga ngo ikiriyo cyarangiye, ejo ni ikirori, ni ibirori. Nanjye rero numva ngize ubutwari, numva ko muri ibyo birori tugomba kubibamo kandi tukabibamo neza. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi kugira ngo bitaza kunanira kubivuga. Ndashaka kuvuga mu buryo bune gusa, hanyuma umuvandimwe wanjye wakwifuza kugira icyo avuga nawe yavuga akanya gatoya. Icya mbere, turashimira cyane abantu basuye papa mu burwayi bwe, haba mu rugo ndetse no mu bitaro. Ni benshi cyane, ntabwo twabarondora, ndetse baturuka mu matorero atandukanye, ariko buri wese wamugezeho mu rugo akamugeraho no kuri CHK yumva yuko tumushimye kandi n'Imana yo mu ijuru imushimye. Turashima abantu baje kuduhumuriza mu migoroba irenga isaga 7 twari tumaze hera mu rugo Ikinyinya. Cyari igitaramo cyiza cyane, n'ababonye dukomeye ntibagire ngo nindi mpamvu, nuko twabonye abana b'Imana baradukomeza. Urugero, ku isabato twari dufite igitaramo kirimo amakorali agera kuri 13. N'indi minsi yose ntabwo amakorali yigeze ajya munsi ya 3 cyangwa 4. Haje ababwirizabutumwa benshi baraduhumuriza binyuze mu ijambo ry'Imana. Rero twakomeye kubera amagambo y'Imana twumvise. Imana iradukomeza. Icyo navuga ku byo tumuziho nabyo ndabivuga mu ijambo rimwe kugira ngo, kuko ntawabirondora. Nibyo ibyinshi babivugiye mu migoroba yo gushimira ineza y'Imana ku buzima bwa papa, barabivuze. Ariko icyo duhuriyeho nk'abana tumuziho ni uko yakundaga kutubwira ngo mujye mukunda Imana kandi mukunde n'abantu. Ndakeka no mu bukwe bwanjye niryo jambo nibuka mu byo yavuze, kwa kundi umubyeyi avuga. Yaravuze ati, dufite abantu bavuye imihanda yose baje kudushyigikira, ati nyamuneka mujye mukunda Imana mukunde n'abantu. Nicyo tumwibukiraho. Ntabwo yabivugaga mu magambo gusa, ahubwo byagaragaraga mu buzima bwe. Tukaba dusaba Imana rero kugira ngo nk'uko yabyifuje, Imana idushoboze gukunda Imana kandi dukunde n'abantu. Ikindi gito twamuvugaho ni uko, nk'uko mama yabigarutseho, ni umuntu mu buzima tumaze nk'abana, haba ari mbere yo gushyingirwa nkiri muto na nyuma amaze gushyingirwa, nta muntu nzi bagiraga ikintu bapfa gikomeye. Iyo wamugiriraga nabi yashakaga uburyo akubabarira cyangwa akemera agahomba, ariko bikarangira. Urugero nibuka, hari igihe mu myaka yashize mbere y'2000 igeze kugura moto, ayigura ari nshyashya, naro itaramara n'ukwezi. Umumotari yayihaye araza aramubwira ngo moto nayibuze. Ako byarangiriye aho. Ntabwo, kuko yakundaga kutubwira ngo nta mukristo ujya mu nkiko. Ibyo bintu yakundaga kubivuga. Ikintu washobora kumutwara icyo ari cyo cyose, yagenderaga kuri principe yuko nta muntu w'Imana ujya mu rukiko. Nari navuze ibintu 4 ndi gusoza. Ngiye gusoza mvuga ibintu bizatunanira, bizatugora kwihanganira. Ibizatugora nuko, nk'uko bavuze ko papa yagiraga gahunda ku isaha ya 3 kuva turi abana. 3 ni umwanya afataga ibitabo agasengesha ab'umuryango. Gahunda aho yaba yiriwe hose, uko yaba ameze kose, iyo saha ya 3 yaradusengeshaga twese, hanyuma akanatubwira ati ni byiza ko mujya gufata ikiruhuko. Ndumva rero tuzajya tumwibuka kenshi iyo saha igeze,
dufata ibitabo twenyine tugasenga. Ikindi cya nyuma kizananira kukihanganira ni uburyo najyaga numva mukumbuye muri njyewe, ngafata telefone nkayikompoza. Iyo namuhamagaraga yahitaga anyitaba ngo wi ma fille. Nicyo cyonyine nzamisinga, ariko hari ababyeyi inshuti zanjye, ari marene wanjye turi kumwe akunda kunyita ma fille. Ndamwinginze abikomeze kandi abikube kenshi. Hari undi mumama w'inshuti ya papa, ntabwo yabonetse hano, ari muri Amerika, witwa Peresi, nawe ni umuryango wa Christophe, ni inshuti zacu. Nawe akunda kunyita ma fille. Nawe aho ari ndakeka ko ari bubyumve, nabinyita bizajya binyibutsa papa. Undi mupapa ukunda kubinyita ni umukuru w'itorero mukuru wo kuri Hermes witwa Karere, nawe akunda kunyita ngo mukobwa wanjye. Abo ngabo rero, nk'uko Flaviera yatwigishije ko imico ya papa itagomba kugenda ahubwo igomba gusigara muri twe, ndashimira abo babyeyi yuko igihe cyose nzajya mpura nabo nzajya mbona iryo jambo kandi rikankomeza. Murakoze, bashimiye mwese mwaje. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi dukomeze twishimire ineza y'Imana ku buzima bwa papa. Murakoze. Haleluya. Murakoze cyane kuduha uyu mwanya. Ndashimira abantu bose batwitabiriye bakaza kudukomeza. Nubwo ari umunsi turi mu minsi y'imibyizi, ariko kuba turi abantu bangana gutya biragaragaza agaciro mwahaye umubyeyi wacu. Turabashimiye cyane. Ibyo navuga ni byinshi, byari kuba birebire, ariko icyo navuga reka ngerageze kuvuga kimwe gusa kugira ngo igihe tucyubahirize nk'uko yakundaga kubahiriza igihe. Yajyaga akunda kuvuga ati njye sinkunda ibintu bitagira gahunda. Iryo kintu kivugaga kenshi, nanga ibintu bitagira gahunda. Igihe cyo gutangira n'igihe mwemeranyije cyo gusoza ko kigomba kubahiriza. Kandi turashimira Imana ko yabidushoboze muri gahunda zose twagize uyu munsi. Imana yadushoboze gukora nk'uko yabyifuzaga. Kandi ikindi, yangaga ibintu by'amajoro, kugenda amajoro, gahunda zikorwa mu majoro. Imana yatugiriye neza kuba gahunda uko zateganijwe turi zikore ku manywa, tukazikora nk'uko yabyifuzaga. Ibintu byose biri kugenda nk'uko nawe iyo aba ahari uko yari kubikora, ni nako biri kugenda. Imana yabituyoboyemo, Imana ihabwe icyubahiro. Muri byinshi navuga sinabona aho mbigarukiriza, ariko reka mvuga kimwe cy'uko ntabwo yagiraga inzika nk'uko babivuze. Niyo yagiraga abantu bamwanga bamugendaho, ntabwo yabatubwiraga ngo mwana wanjye ngo bano bantu ngo bangire nabi ngo uzabamenye, ngo ibyo ntabwo yigeze abitubwira. None hari igihe cyagezemo natwe tubibona, hari igihe twagize ikibazo gikomeye cyane tujya no kwitaba rwose. Byari ibintu bikomeye, ubona ko nawe yagizemo ubwoba. Ntiyajyaga agira ubwoba, ariko ukabona ko hari n'abacaga mu matwi bamutera ubwoba, ariko ukabona atangiye gucika intege, ariko agakomera, kuko nk'uko hari uwageze kubivuga, iyo wabonaga byanze yarakomeraga akagira ubutwari. Icyo gihe rero kugira ngo tubwire ati aba bantu aduhe lisite y'aba bantu bose bari kumukorera ibyo byose, ahubwo yadusomeye isomo riri muri Zaburi igice cya 37 umurongo wa 12 n'uwa 13. Tujya guhaguruka mu gitondo mu rugo, yasomye isomo rivuga ngo umunyabyaha ajya inama zo kugirira nabi umukiranutsi, kandi amuhekenyera amenyo, ariko umwami Imana izamuseka, kuko ireba yuko igihe cye kigiye gusohora. Koko twaragiye tumaze gusenga, kuko wumva ko iryo sengero rifite imbaraga,
tugezeyo turatsinda, icyo kibazo nticyongeye no kugaruka, cyahise kibagirana. Twamuvugaho byinshi cyane bikageza nimugoroba, ariko reka dushimire Imana ko no mu gihe cye, iki gihe cye cya nyuma yaduhaye igihe cyo kubyitegura. Uburwayi bwe bwatangiye buhoro buhoro. Ndibuka mbere yuko babona kariya gasabo kari karimo amabuye, yabanje kujya avuga ati ndumva ndwaye impyiko, ndumva ndwaye. Abo muri korali barabizi, hari gahunda nyinshi korali yajyagamo ntagende, akavuga ati ndwaye impyiko. Abo muri korali ntibabyumva, ati ko tutigeze tubona arwara, ati buriya ntabwo yashatse kuza, bakajya gutekereza ibintu byinshi. Ariko nta muntu wari kugira igitekerezo cy'uko koko yaba arwaye, kuko bumvaga batabimenyereye. Bitangira buhoro buhoro impyiko, akavuga ati ni igifu, ati wenda ni abo mu docteur wamuvuraga avuga ati ibintu byose oyatereka noneho ngucishe mu cyuma turebe. Yamucishije mu cyuma nibwo yabonaga utwo tuntu. Noneho urugendo Imana yamunyuzagamo byagiye bigenda mu ma etape make atuma umuntu agenda agira ibyo abona, agira uko ahomoka, agira kugeza ubwo tugeze uyu munsi dushobora kuba dukomeye, umuntu ashobora kugira ijambo avuga. Turashima Imana kandi ko nubwo burwayi bwose ntabwo yigeze ababara, kuko n'umuntu umuntu arababara, nta hantu na hamwe yababaraga. Baramubazaga ati bimeze bite, ati nta kibazo. Nkanga kubyemera, ntabwo mbyemera ubwo kuntu umeze, ntabwo numva, ariko ati nta kibazo. Buri gihe yahoraga avuga kugeza ku munsi wa nyuma n'abamusuye barabizi ko yavuga ati nta kibazo mfite. Kandi bakamubaza ati reka ati njye ndi kumwe n'Imana, nta kibazo mfite. Noneho kugeza ubwo bavuga ngo hari ikibazo cy'umwijima, ngo umwijima se kuryana, ati reka da umwijima ntabwo urya. Kandi koko umuntu utaribwa ubumubona, uribwa ntiyabyishira, ntiwabiyoberwa. Iyo yararyamaga agasinzira neza, agakanguka neza, akavuga bisanzwe. Abamusuye barabibonaga, nta bubabare bwo kumva yababaye. Yagize icyo kintu turagishimira Imana cyane ko yagiye atabaye mu bihe by'ububabare bungana gutyo, kandi tukagira igihe cyo kubyitegura. Kugira ngo ntabarambira, reka nshimire cyane korali yanjye, korali Abatwara Mucyo. Nshimire umuryango wanjye ukomeye cyane, bakoze ibintu byiza byanshimishije. Umuryango wacu wa MEG yitwa Music Entertainment Group, tubana muri WhatsApp, ariko ni abantu bose b'abanyamuziki, abacuranzi, abatoza, abaririmbyi, umuntu wese uri mu muziki hano mu Rwanda, twese duhuramo muri iyi groupe. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turashimira cyane korali Abagenzi. Korali Abagenzi usibye kuba twarabanye mu bihe bya kera byose nk'uko Theogene yabivuze, hari umuryango wadusuye, Thomas yadusuye mu gihe cya nyuma, arabizi, na madamu we. Madamu araza avuga amagambo ameze nko guhanura. Ndamubwira ariko se ujya wigisha iwanyu ku isabato ya MFM? Ati reka da. Ariko araza aramubwira ati, ari kumusengera, aramubwira ati korali yikure mu mutwe wawe, itorero, iby'itorero bikure mu mutwe wawe, iby'imishinga wari ufite byose bikure mu mutwe wawe, usigarane wowe n'Imana yawe, wowe ukemura ibiri hagati yawe n'Imana yawe. Ibindi byose byo hanze ubu byikuye mu mutwe, ubu byibagiwe, usigare wikiranura n'Imana. Iryo jambo yamubwiye buriya ntiyarabizi, ariko ntiyarazi ko mu minsi mike bizaba bimeze nk'uko twabibonye ubu ngubu. Ariko turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Dushimiye na korali Tugisiyoni yadusuye mu rugo, idusura rwose ivuye kuririmba ikinyi, ariko iza mu mbaraga z'Imana, ubona ko twagiranye ibihe byiza cyane. Mwarakoze cyane kudukomeza, Imana ibahe umugisha. Twashimira abantu tukabura aho tuhahera n'aho dusoreza, ni birebire. Ama message twakira atagira ingano, umuntu akananirwa kuyasubiza. Abo tutasubije mwihangane, no kubera ubwinshi cyane bwa message, ari inaha, ari yo hanze, ari n'abantu umuntu atatekerezaga. Reka rero dukoresha igihe neza nk'uko yabishakaga. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Bacuranga harimo ubufatanye na korali Abagenzi. Reka rero dukomeze dutarame, tugiye kwakira groupe bita MEG batambuke. Nyuma yayo turaza gusoreza kuri korali Tugisiyoni, abo bose n'indirimbo imwe imwe, ariko iriya groupe ifite presentation uko iteye. Niba ari indirimbo ntago mbizi, ariko ni groupe igizwe n'abaririmbyi n'abahimbyi batandukanye muri iki gihugu. Nk'uko mubizi, mwari muyizihirwaga kandi agakundwa n'abantu benshi cyane.
kandi biragaragara. Yakundaga rero kuririmba, yabanaga. Iri rero ni group y'abaririmbyi mwarimu wacu yabagamo bafatanije umurimo. Reka nabo tubaha akanya dutaramane. Tubaramukije mu izina rya Yesu. Turabifuriza amahoro y'Imana no gukomezwa nayo. Yewe nitwa Nzabandora Moise, umwe mu bagize iyi groupe ihuriwemo n'uruhurirane rw'amakorali hano mu gihugu cy'u Rwanda, tukagira n'abandi bataba muri iki gihugu ariko bagiye bakorana natwe umurimo. Kuri twe ni ikintu kitoroshye nk'uko namwe ariko bimeze, ariko ntabwo dufite ihungabana gusa, kuko hirya y'ibyo duhura nabyo dufite ibyiringiro mu Mana. Azariya kuri inkingi ikomeye uyu muryango ugizwe n'aba baririmbyi n'aya makorali, nk'icyitegererezo, nk'inyenyeri yatumurikiye benshi twakunze kuririmba kubera uyu mubyeyi. Twifuza impano y'ubuyobozi no kuba musi kubera umubyeyi Azariya. Rero icyo nicyo cyatumye izo mbaraga zacu nuko gutekereza tubihuriza hamwe n'aba baririmbyi ngo kugiye nk'iki cyo kumuherekeza, n'abatari babizi bongere bamenye ko hari abo yigishije kandi bakizirikana ibigwi bye muri uyu murimo. Dukomeje rero cyane korali nkuru abatwaramucyo, nabo bari bafite inkingi nk'iyi nka Zariya, ariko mu izina ry'abaririmbyi turavuze ngo mukomere kandi Imana ibambike imbaraga. Azariya ni inkingi birenze korali, kuko ni n'inkingi kuri urusengero, ndavuga nk'itorero rya Kacyiru. Dukurikije ibihe twagiye tugirana nawe, ni umwe mu bantu bahangayikiye iyi nyubako mu buryo bukomeye no mu buryo bwo kugisha inama, ariko Imana ibizi byose. Ntabwo nzi uburyo twashimira itorero by'umwihariko rya Kacyiru ryashimye ko duherekeza umubyeyi, ariko turi muri iyi nyubako. Mwarakoze kandi tunejejwe nabyo, nako ni agaciro kubo duherekeje. Imana ibaho umugisha. Ubuzima bwacu nk'abaririmbyi ntabwo ari ugutentebuka gusa tutabashije kunoza mu kuvuga, tubasha no kubinoza mu ndirimbo n'injyana. Niyo mpamvu indirimbo igiye kuririmba uyu mwanya ntabwo ari indirimbo isanganywe na buri korali muri twe, ahubwo ni indirimbo by'umwihariko iyi groupe yagenewe uyu muryango by'umwihariko. Niyo mpamvu turi buyibahe nk'impano, haba mu kuririmba haba no mu nyandiko. Ikindi nasorezaho, kuko igihe nacyo kirimo kigenda, nibyo hirya no hino hari intimba, amastatus menshi yanditseho amarira, ni byinshi, benshi barahabubitse umutwe. Twebwe ntabwo dufite imbaraga zanesha urupfu, ariko Yesu yararunesheje. Kandi impamvu iby'uyu mubyeyi bidasanzwe, benshi bagiye batabara tugashingura turi 10, turi 15 bitewe n'ibihe, ariko nuko mu rugendo rwe n'uburwayi bwe kugira neza kw'Imana byamurinze kugaragurika, asinzira atari wa muntu ubunza agakoni cyangwa isahane cyangwa ubufasha cyangwa agafuka ku baturanyi, ahubwo mu burwayi no mu gihe cye Imana iramuruhuye agiye nk'intwari. Rero reka dushimire Imana ko hirya yo kurira hazabaho kuririmba. Reka dushimire Imana ko nubwo asinziriye agize amahirwe yo kubona abamuherekeza bafite n'akanya ko kubivuga, abarirwa kuri liste y'ikayi. Abaraha mwese rero hafi n'abaturutse kure, Imana idukomereze gukunda umurimo no kubamo mu izina rya Yesu. Amen. ntacyo Imana
yacu iyoberwa kuko yo ntabwo igitungurwa byose irabizi izi ni impamvu y'uyu mubabaro dufite uyu munsi yego nibyo ubuzima ni bugufi niyo mpamvu dukwiriye gukora iby'ubutwari kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo ryiza kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo ryiza ntinyuka azariya yakoze iby'ubutwari byinshi mu gihe cye mu kuririmba ndetse no kubwiriza no kuyobora ibitaramo bitandukanye yagize uruhare mu iyubakwa ry'insengero no kuri uyu mubyeyi yarakoze cyane kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo ryiza kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo ryiza izahanagura amarira yose ku maso yawe kandi urupfu ntiruzaba ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize bizera mureke ubunebwe dukorane umwete igihe kikiriho twubake ubumwe turangwe n'urukundo mu buzima bwacu bube mu Mana umunsi ku munsi turatungurwa twitegure tugihumeka tubintwari biraharanirwa kora ibyiza kora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu yose izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo mana uzaduhe iherezo
ryiza kuba intwari biraharanirwa kora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza. Iyo ufashe igitabo cya Bibiliya isomo uhingukiraho cyangwa se igice cya mbere uhingukiraho haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi ariyo muremyi wacu. Igituma nifuje kubanza iryo somo nuko Imana ariyo yari izi uyu munsi. Ubu butumire ntabwo bwagenwe n'umwana w'umuntu, ni Imana yabwemeye, tukaba turaha mu buryo bungana gutya. Imana ihabwa icyubahiro. Ubu rero igitumye ngombye kuvuga gutyo nuko iyi myaka ni 70, kuko hari ubwo abantu bajya bandika bakibeshya, ariko ndashima Imana ko yari yujuje imyaka 70 nk'uko biri bivuga. Yashoboraga no gusunika ikaba 80, ariko igihe ni iki, niki Imana yemeye. Mfite ubuhamya bwa sogokuru w'abana ari we papa we. Twaraganiraga cyane kuko mwarimu wanjye, umutware wanjye, umuyobozi wanjye, haba mu buzima busanzwe haba muri korari, nabashije kuganira nawe cyane hamwe na papa we, banyigisha Bibiliya, ntabwo nabyibagirwa. Ageza naho asobanurira impamvu yamwise ntihinyuka, kuko Imana ntihinyuka, Imana ni nziza. Avuka yararwaye cyane, ari agahinja gato, ararwara, umwana barorosa babona ko birangiye. Papa we yari umuntu wizera Imana cyane, yahamagaye umubyeyi na mama we barapfukama, yari atuye ku gikari cy'iwabo, basengera umwana. Arasenga, sogokuru w'abana arasenga, baramubwira ati byarangiye. Arasenga, babona umwana arazanzamutse ndetse arasetse, babona umwana wawe muzima. Aravuga ati ntihinyuka, Imana ntihinyuka, kuko Imana ntihinyuka. Yakomeje kumurinda impfu nyinshi zitangaje zari ziri no ku muryango bigaragara, ariko Uwiteka akazamura ukuboko akavuga ati igihe ntikiragera. Gusa ndashima Imana yuko mu myaka ye yose twamaranye sinigeze mbona arwara na rimwe ngo areke kuza gusenga ku isabato. Hari ubwo jye nagiraga intege nke, ntanarwaye cyane, nkisigaza mu rugo nkiryamira cyangwa asigara mu rugo gusa, ariko we agahora nyingingira cyane kuza ku isabato. Ni ukuri yararwaraga, ariko yageraho ku ruhimbi agakira, akanabwiriza ati ese ko wavuze ngo urwaye gripe ko wabwirije? Ati nahise nkira. Ni ukuri Imana yamukunze urukundo rutangaje. Yagiraga imbaraga zitangaje zatanzwe n'Imana koko. Niba twaragiraga iposho y'ibihumbi 30, ibihumbi 10 byari iby'itorero, byari iby'umurimo w'Imana. Kugeza naho yararwaye ari mu bitaro, hari abantu babashije kudusura, ntabura gushimira. Ni ukuri bizera b'itorero rya Kacyiru, bizera abo muri uyu mujyi wa Kigali, bizera bakure n'abavandimwe, ndabashimira. Mwaradufashije, mwadufashe mu mugongo, mwatugiriye neza pe. Ariko igihe bavugaga bati hari ituro ry'urusengero, natangajwe no kubona, kuko yaragisindagira, afata amafaranga, mbona kuri message y'urubuga rw'abatwaramucyo yashyizeho amafaranga atari make.
ndamubwira nti ese urarwaye n'udufaranga ubonye two kwifashisha uradutanze ngo none se singihumeka ngo iyo umuntu ahumeka agomba gukora umurimo w'Imana. Nuko twari tubayeho, hariho nubwo yabashaga gufata amafaranga akabona yarayatanze, ariko ndabyakira. Iyo rero yendaga kugenda agiye gusenga ngasa n'uwitinza bimwe by'abagore tugira, yaransigaga kwigendera, mbanza no kurakara, twenda no kubyanganira bitangaje. Ariko ngeze aho mbona ndamubwira nti mva ndaguhariye, jya ugenda ufite umutima mwiza. Koko yazaga afite umutima mwiza cyane ko ntigeze mbona arakara cyangwa ngo agirire umuntu inzika na rimwe, ibyo ntibyabagaho. Ndashimira rero umubyeyi, sinzi niba ari hano, telefone yanjye yarononekaye, mfata indi sinagira nimero ye. Ni umubyeyi usengera ku Kimihurura, Madamu Ndwaniye Philomene, ukorera hariya kuri CHK. Yaradufashije cyane. Ubwo bamubagaga bamuhamagaye imbere y'abandi kuko yari arembye, ariko bamuduha nyuma y'abandi. Uko nari naje saa 11 ndahirirwa, saa 4 z'ijoro zarageze. Ati mama, ati taha, muzehe n'uwacu, ni mwarimu wacu, ni data bukwe, ndamurwaza. Bo ndataha. Yaranyinginze cyane ndataha. Aramusigarana mu gitondo yampamagaye ambwira ko yamuboneye icyumba hariya biragoye. Ewe navuga iki se? Abatwara mucyo Imana ibaha umugisha, bakuru b'itorero Imana ibaha umugisha, umuryango wa Ndagijimana Samuel mwatubaye hafi, mwese ese ubu navuga nde nkareka ndi? Ni ukuri mwese muri abantu b'igiciro. Icyo mbabwiye gusa, reka tugire Imana nyambere mu buzima bwacu, dukunda Imana. Nukebuka hirya bajyaga bavuga ngo uvuye mu ngendo mbi ujya mu by'Imana, iyo uvuye mu by'Imana ujya mu ngendo mbi. Nuko rero nuva mu by'Imana uzaba ugiye mu ngendo mbi. Imana idufasha abaraha kugira ngo buri wese yisubireho, n'uwaba afitanye ikibazo na mugenzi we, n'uwo naba afitanye nawe ikibazo, ubu ngiye mu by'Imana. Imana idufashe tugire gahunda muri byose, ku bwa Yesu umwami wacu. Ndashimira n'abana banjye bambaye hafi, baramurwaza neza. Umva, Imana ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nk'uko abayobozi babivuze, Azariya ni murumuna wanjye, niwe twari turi kumwe, twari dusigaranye. Ariko ubutwari Azariya afite aho abukomora. Abukomora kuri data. Data yari umukuru w'itorero, yashaje, ari umuntu wubaha Imana. Uwo murage yarawudusigiye, n'ubu niwo tukigenderaho. Abana ba Azariya bagomba kubaha Imana. Abana banjye, hano hari umuryango wanjye twaturukanye mu Mutara, abana banjye bubaha Imana kandi ntibazatezuka kuba imbere y'Uwiteka. Ndashima rero Azariya, ntabwo mu kubaho kwe nta kibazo kindi yagiraga, ariko icyo nshimiye Imana ni uko ku munota wa nyuma twavuganye, naje kumureba bambwiye ko yarembye, tukavugana ijambo rya nyuma, nkamusuhuza nawe akansuhuza, nkagenda mvuga ngo nzagaruka kureba igisubizo cya muganga. Igisubizo rero bakambwira ngo birarangiye, ariko kuko asinziriye Imana ihabwa icyubahiro nta kibazo. None bene data bo ku Kacyiru, iri torero nanjye narisengeyemo, abatwara mucyo turaziranye, ni abantu twabanye. Nk'uko ubutwari mwagize abatwara mucyo,
muzabukomeze kandi muzabuhorane. Nubwo azari asinziriye, asize abari abagenzi be, asize Raheli Nyiratebuka, ndamuzi ko ari intwari ikomeye cyane. None bana b'Imana, Azariya nta kibazo mu baturage, nta kibazo mu muryango yagiraga, nta kibazo imbere y'Imana. Umuryango wacu wubahiga Imana, na mama yarasinziriye tumujyana mu rusengero, na papa no. Mbese uyu ni umurage Imana izabidukomerezemo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni nziza kandi ibihe byose niko bimeze. Niba umuntu ari mu kaga, yapfushije umuntu, yabuze uwe, nabwo Imana ikomeza kuba nziza. Turababaye kandi birakwiye kubabara. Nta kuntu twanezerwa twabuze mwarimu wacu. Mwarimu wacu tumaranye imyaka itari mikeya, yewe ubwanjye tumaranye imyaka 29. Yaririmbaga ijwi rya bass, nanjye nkaririmba ijwi rya bass, twavuga twegeranye, niwe twavuga turi duhagararanye. Ntabwo kuhagarara hose, yahagaze uruhande rwa bass nyine. Ababazite murabyumva ko turababaye cyane, abaririmbyi, abatenoro, soprano, aruto. Rero twanezerwa, nawe ni mu bitekerezeho. Iyi korali yabayeho muri 79 ishinzwe na Zariya. 79 bwashize imyaka 40 n'ingahe? 45 akora umurimo. Ariko Satani ni umugome cyane, ateye ubwoba. Dufite isabukuru ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9. Ikamba twari teguye nk'umuntu washinze korali, turamubuze. Satani ni umugome, araduhemukiye. Ubwo twe kuzaba turi hano tumushagaye, tumuterura, atsindwe mu izina rya Yesu. Ariko bizaba, tuzaterura dative, tuzaterura na kome, n'abana tuzabaterura, kubera nibo basigaye. Imana ikomeza kuha abatwara mucyo umugisha kandi iturinde. Satani ni umugome, yaraduhemukiye. Ngewe ndibuka ko namusanze mu bitaro dimanche, asinzira ku wa mbere saa 11 nk'uko babivuze. Tuganira mubona rwose, namubwira nti wakize ubu byarangiye, isabukuru twayigezemo. Ati yarafite ibyiringiro, akakubwira neza ukabona ko yanakize. Noneho yari yatangiye no gufata ibiryo, yaramaze igihe kirekire atarya, byaramunaniye. Ariko muri iyo minsi igihe nagiyeho nka 2 nsanga ari mu kurya, ari mu bitaro. Nkavuga ni noneho rero ubwo birarangiye, yakize. Mu by'ukuri wamurebaga abona ko yakize, ariko ni Satani n'umugome. Nagende azabiryora ku munota wa nyuma, Yesu ubwo azabagarutse. Reka rero nshimire korali abatwara mucyo. Twabanye na Zariya imyaka myinshi, twagiye mu mahanga, twagiye za Kongo, twagiye za Burundi, twagiye za Uganda, ntawe tutagiye mu Rwanda hose. Ngira ngo twagezeyo turi kumwe na Zariya, ntituzabyibagirwa. Uwabyibagirwa kereka udafite, sinzi ko nabivuga, udafite ikira mumufashe igihe n'ubu byacanze. Udafite ubumuntu niwe wakwibagirwa Azariya mu batwara mucyo. Aho tugiye hose batubaza ubundi Azariya na Raheli. Buriya niwe usigaye ari mukuru muri korali abatwara mucyo, niwe usigayemo ari mukuru. Abandi twese twagiye tuza nyuma tubasangamo. Ariko mukomeye mudusengere, dukomeze umurimo. Ambasaderi yambwiye ati muri cyuho Satani abateje, Yesu Kristo azakiziba, sinzi Kinyarwanda bavuzemo, ariko bavuga ko aho yarahagaze Imana azashaka undi wo kugira gute uko hahagarara.
nagira ngo rero kuko ni byinshi cyane ntabwo twabivuga ngo tuzabirangize, kandi nitwe twagiye ku munota wa nyuma, kandi tugomba guhaguruka nka saa 7 kugira ngo tube tugeze hariya n'ubu saa 6 zarenze. Reka Imana ikomeze kuba n'abatwaramucyo, twihangane kandi ikorari yacu Imana yahe gukundwa, mukomeze mudukunde, mutube hafi, Imana yacu ikomeze kubana natwe kandi bane namwe mwese. Tugiye kuririmba rero indirimbo nkuko babidusabye, ariko reka maze nshimira amakorari mbere kugira ngo nagira ngo nshimire amakorari abayobozi bayishimiye, ariko buriya twebwe ngira ngo nitwe tuziranye n'amakorari cyane kurenza abayobozi. Twe tuziranye n'amakorari, abakorari nagira ngo bashimire, twagize amakorari bigaragara ko abatwaramucyo korari zose ziradukunda, zizi ko turi bakuru babo, baratwubaha, babonye tuze. Azariya mwarimu wacu ni wanyigishije, jewe najemo narimbaga kera mu cyo Kristo, ariko ntabwo injyana yari imwe. Yaranyigishije butuma imaze imyaka 29 anyigisha, n'ubundi n'uyu munsi yari mwarimu wacu. Icyo nasaba twaramucyo nuko cyane cyane twagendera kuvuga ngo nanga ibintu bitagira gahunda. Batwaramucyo twanga ikintu kitagira gahunda, tukunde gahunda kugira ngo mwarimu wacu ibyo yavuze tubashe kwishyira hehe mu bikorwa, kuko ni mwarimu wacu n'icyari kitwigishije ibintu bitagira gahunda ntacyo bimaze. Nagira ngo rero abakorari yose uko twabanye ni muri menshi cyane, ntabwo twavuga ngo tuzabarangize, ariko twagiraga korari buri mugoroba 10 nkuko babivuze n'abandi, ariko turi kumwe namwe n'abizera mwese ko mwaradutabaye, mwatabaye umuryango wa korari abatwaramucyo n'umuryango wa Zariya ni umwe, turi hamwe kandi tuzakomeza kuba hamwe. Reka rero byo kuvuga menshi kuri numva yanananiye no kuyavuga, ariko ibyo navuze abatwaramucyo dukomeze kubana neza nkuko twabanye, mwarimu ahari, dukomeze kubana neza. Korari nkunda nanjye ubwanjye itagira amatiku, korari nziza cyane twiberaho gutya. Ikintu dushaka kuvuga naho nabi nuko umuntu gusaba avuga ngo ndi bwambare uniform, undi ati turambara umukara, undi ati turambara umweru. Iki kituba muri korari abatwaramucyo ni icyo gusa. Imana rero ikomeze bane natwe, ibane n'abatwaramucyo twese. Mwarimu niba imirimo twarayibonye, ibindi ni iby'Imana. Ahasigaye reka twebwe abasima tubashe kwitegura uko twabanye muri iyi si, tuzabona n'ubwo bwo mu ijuru twese. Kandi niba mbifuriza abatwaramucyo n'ibyo bifuriza mu izina rya Yesu. Arakoze umuyobozi wa korari. Iyo bavuze itorero rya Kacyiru bakaba bakora abatwaramucyo, nta wabura kwibuka umuryango wa Fataki hano hakurya, aho navuga ko itorero rya Kacyiru ryashingiwe. Mwarimu Azariya ari we muyobozi mukuru. Abo umuryango rero kwa Fataki bari hano, turabazirikana. Ubutumwa bwanyu mwagiye ku muryango mubahumuriza, rwose turabazirikana namwe. Imana ibaho umugisha. Mama Debora turakuzirikana, uhagarariye umuryango n'abandi bo muri uwo muryango. Igihe ni gitoya, twavuga bukira bugacya, ariko none igihe kiri kudutwara. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kuko intwari tukuyemo
yifuzaga kwihugiraho urugero rwiza rwo kwitanga ati nakuze mbikora ntyo ndacyakora n'ubu sindakena asize ibigwi bigaragara ahanini binivugira nabyo bikatwongera ishavu uzabitaha adahari ariko icyo twizeye cyo ni cya gitondo cy'umuzuko nidutaha Yerusalemu nshya aho tuzaba turi kumwe mwibuke mu ishuri ryo ku isabato no mu busonga yayoboye n'ubutabazi yayoboye no mu bibwiriza yabwirije yari umuririmbyi ntamakemwa umujiya w'intangarugero yanozaga buri murimo wase yashimaga n'itorero asize ibigwi bigaragara ahanini binivugira nabyo bikatwongera ishavu kuzabitaha adahari ariko icyo twizeye cyo ni cya gitondo cy'umuzuko nidutaha Yerusalemu nshya aho tuzaba turi kumwe asize ibigwi bigaragara ahanini binivugira nabyo bikatwongera ishavu kuzabitaha adahari ariko icyo twizeye cyo ni cya gitondo cy'umuzuko nidutaha Yerusalemu nshya aho tuzaba turi kumwe nidutaha Yerusalemu nshya aho tuzaba turi kumwe nidutaha Yerusalemu nshya aho tuzaba turi kumwe ntacyo Imana yaciyoberwa kuko yo ntabwo igitungurwa byose irabizi izira impamvu y'uyu mubabaro dufite uyu munsi yego nibyo ubuzima ni bugufi niyo mpamvu dukwiriye gukora iby'ubutwari kubimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho imirimo yacu izaduherekeza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza uyu munyabigwi atubereye isomo Mana uzaduhe iherezo ryiza kubimana
azariya yakoze iby'ubutwari byinshi mu gihe cye, mu kuririmba ndetse no kubwiriza no kuyobora ibitaramo bitandukanye. yagize uruhare mu iyubakwa ry'insengero, no kuri uyu mubyeyi yarakoze cyane. Mu bimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Mu bimari biraharanirwa dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. izahanagura amarira yose ku maso yawe, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. bizera mureke ubunebwe, dukorane umwete igihe kikiriho. twubake ubumwe turangwe n'urukundo, mu buzima bwacu bube mu Mana. Umunsi ku munsi turatungurwa, twitegure tugihumeka.